Iyi ni airdrop yindi nshyashya, ngira ngo murabona ko kuri Trust Wallet mfiteho notification ariyo yiyi, kanyibereke nibwo payment ariyo yiyi, nibwo payment ingezeho muri aka kanya ariyo yiyi, reka nyikoreho. Kuvuga ngo iyi airdrop ihise inyohereza tanda 6 n'igice kimwe, nizo nari naklayiminze kugira ndebe koko niba iri legit. Kanguremo pin ya Trust Wallet, nawe wahita ureba link muri comment ya mbere, nawe ugahita winjira muri airdrop ukayikora hakiri kare. Ngira ngo murayibona ko yagezeyo. Ngira ngo murabona ko nakiriye tanda 6 n'igice kimwe, yabaye completed. Avuye kuri uyu bamuciye network fee ingana gutya. Nsubira inyuma ndebe balance ngizeho, kuko hari izindi nari nsanganyweho. Utarakora subscribe ukajya ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Airdrop dukora z'ubuntu, ukora ukabona crypto nta gishoro watanze, nawe zikajya zikugeraho. Dore ngiyi nayibonye yangezeho iyi tanda, Tanda Core. Iyi ni token ya exchange, bivuze ngo isaha n'isaha yagira agaciro gahagije kabisa, umuntu akajya yaryoha. Dore ni iyi ngiyi ije today, just right now nibwo ishyiza, kugira ngo izi ni past transactions, naho iri current yari iyi ngiyi. Wareba link muri comment y'iyi video, nawe ugahita ujoininga iyi airdrop, kuko ntabwo itinda. Iyi tanda ikunze gutanga airdrop gake gashoboka, hacamo amezi igasohora izindi, bizageraho byanga byakunda airdrop babe bazihagaritse kugira ngo iyi token yabo ibanze ifate agaciro. Ngira ngo urabona ko coin ari iya Tanda Core. Iyi Tanda Core ugiye gukora analize usanga ari token ya exchange, bityo rero cyangwa se ya network runaka. Ibyo rero biha chance y'uko izindi coin nshya ku isoko niziza zikayifatiraho, ihita igira agaciro kari hejuru. Reka turebe uburyo ki wayijoininga noneho nawe ugatangira ukayikorera. Uku niko wakorera iyi airdrop. Urakanda link iri munsi muri comment ya mbere y'iyi video, nawe winjire, uraza ukore kuri start, utegereze, barahita baguha izi mandatory airdrop rules. Ni amategeko y'ibanze uba ugomba gukurikiza. Uraza uhere ku murongo ujoininge izi telegram groups and channels, imwe ku yindi ugenda ukora join, ugahita usubira inyuma aho wajoininze nta kibazo. Izo utarajoininga aho muri izi batanze nizo uba ugomba kujoininga, imwe ku yindi. Uzijoininge ni payout. Ngira ngo murabona hano muri Tanda Coin Hub iyi payout, ahangaha babwiye ko maze kwakira payment yabo. Nukoraho urabona transaction zabaye muri network yabo, izo bishyuye. Nufungura iyi ngiyi urasanga bohereje 6.1 Tanda arizo majije kwakira. Recipient ni uyu nguyu,
ni iyi address ndaje nyibereke, niyo yiriya naberekaga majiye kwakira 6.1 Thunder Core token. Ngira murabona ko iri legit cyane ku buryo bahita bazikwishyura, nta n'amasaha abiri bifashe kugira ngo ibigezeho, ni nk'iminota nka 45. Uze hano nugera aha barakubwira ngo you must complete this task to continue. Uraza ufungura iyi Telegram bot, njye nari nyisanganywe nta kibazo ndasubira inyuma, wowe utayisanganywe urayifungura ukore kuri start usubire inyuma, biba bihagije uze ukore kuri done. N'iyi ngiyi urakora kuri go, uze ukore kuri start usubire inyuma ukore kuri done. Hano bambwiye ngo mbahe Telegram user name kugira ngo bakore confirmation. Urahita ushyiramo Telegram user name yawe, urahita uza nawe wandike username yawe ya Telegram ubanje @crypto airdrop online. Urashyiramo username yawe, inje niyo nkoresha kuri Telegram. Final task, iyi final task si ngombwa ngo uyifungure, urayihorera nta kibazo, urahita uza ukore kuri bonus. Yewe nari ndi kuberekeraho kuko aha niho nakoreye, nari nayifunguye mbere ndi kureba niba iri legit, niyo mpamvu bambwiye ngo you already received the bonus in the last 24 hours. Ubwo wowe kuko aribwo uraba winjiye bahita baguha bonus ya 0.1 iyi Thunder token. Nkora kuri balance cyane ndahita mbona ko nari na claiminze iyi 0.1 Thunder token. Ufite gukora hano kuri invite, ugasharinga iyi link yawe ya invite link baraba baguhaye, ino ukaza ukayisharinga inshuti zawe nazo airdrop zigereho. Buri umwe wumvise baraguha Thunder imwe, kugira ngo hano biragaragara, buri umwe wumvise barahita baguha 1 Thunder token per invite. Nurangiza urahita uza ukore bonus uraba wayiclaiminze. Hano ni kureba balance, urahita uza invite uraba wayikoze, uraza hano kuri wallet. Ndi kukwereka uburyo noneho uri buze guclaiminga withdraw yawe. Nuza hano kuri wallet, aha kuri wallet arahita hazi, maze ukore hano kuri set wallet. Hano bahita bakubwira ngo send your Thunder token TT wallet address to use in future withdrawals. Niba ari Thunder token ufite kuri exchange cyangwa se ahandi ariho hose nko kuri Trust wallet, uragenda uyikopiye uze uyipestingemo hano. Wallet address uraza uyikopiye, njye nayitanze, nawe uragenda muri Trust wallet urebemo iyawe uze uyitange, cyangwa se kambereka uburyo ki wayireba muri Trust wallet. Urahita uza hano muri Trust wallet, ushyiremo pin yawe ukoresha kuri Trust wallet. Tegerezaho gato Trust wallet ifunguke. Ureba njye nakiriye za 6.1 Thunder token. Kasubira inyuma nkwereka uburyo ki uri buze kubona wallet address uri buze gukoresha.
uraza hano muri search hejuru wandikemo Thunder, wandikemo Thunder, Thunder token cyangwa se Koa, icyo wandika byose nta kibazo. Tegereze token yanditse nabi. Dushyiremo Thunder gusa turi tegerezaho gato. Mbonye zari zije. Urahita uza uhitemo iyi Thunder Koa, iyi ya mbere Thunder Koa. Ariyo yiyi niyo uri buhitemo, iyi ngiyi ugende uyipestinge. Ni network urahita uyibona, uragenda muri Trust Wallet usacingemo Thunder, urahita uyibona iyi TT Thunder Koa niyo uri butangemo hariya. Ngira murabona ko ifite na Binance, ifite no kuri Binance iriho, hakaba n'iyi ngiyi, hakaba n'iyi, hakagira n'iyi Thunder TRX, ni nyinshi. Ariko iyo dukoresha ni iriya ya mbere ya Thunder Koa. Uhita uza uyifungure, izi ngiye nizo mfiteho, wowe urahita uza ukora iki? Kore hano kuri receive, ufungure uze ukore copy, kandi hano kuri copy uhita ugenda usubire muri Telegram. Nusubira muri Telegram ubwo uraba wasize uri kuri set or change address, uze uyemezemo. Njye nari nayemejemo nuko nakwerekaga uburyo ki uri buyibonemo, maze ngira ngo murabibona, njye nari nayemeje hano ngo done your new Thunder token address, bayemeje ko ari iyi ngiyi. Okay, urahita uza, ngiye kuko nari nabanje kuyitestinga, nari nakoze withdraw, nari mfiteho 6.1, mpita nkora withdraw, barambwira ngo withdraw requested successfully, please check your wallet after some time. Murareba bayimaye sangahe, bambwiye ngo negereze, nashyizemo order ya withdraw saa 2:12, none ubu tubaye saa 3, ubu habaye saa 3:12, kandi nari nayirecevinze. Bivuze iki? At least 1 hour, isaha imwe irahagije kuba bakohereje izi Thunder. Nukora withdraw barahita bayohereza mu isaha imwe. Urareba minimum withdraw igomba kuba ari 5, at least 5 Thunder token, nibura 5 nizo minimum bishyura. Nuzi bwiza urahita ukanda kuri withdraw, utegereza isaha ziraba zageze muri Trust Wallet. Yambibutsa gukora subscribe kuri Crypto Airdrops Online, mukajya mubona crypto z'ubuntu nta gishoro zisabye, zifite agaciro ku isoko.
n'iyi Thunder nubwo igifite agaciro gatoya ku isoko, ariko ni network isaha n'isaha kazamuka, kandi izi giveaway nubwo baba bazitanga, izi airdrop buba ari uburyo ki bwo kugira ngo ifaranga ryabo rizamuke. Wowe zikore uzibikeho kuri wallet yawe, umunsi umwe igitondo kimwe uzabyuka usange zakubyariye amadolari afite agaciro gafatika kabisa. Reba muri comment y'iyi video maze ukuremo muri comment y'iyi video urasangamo link uyigendereho muri Telegram nawe uclaiminge iyi airdrop. Mukomeze kugira ibihe byiza.